Oh yes, reka mbifurize ibihe byiza ku bantu dukomeje kubana. Ni byiza yuko mudukurikira. Aka kanya tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Vincent. Vincent ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko mu kilatini risobanura utahukana intsinzi. Iri zina rero ryatangiye gukoreshwa mu kinyejana cya 19. Reka turebere hamwe bimwe biranga ba Vincent. Vincent ni umuntu w'umushabitsi udapfa kwicara hasi, uhora afite ibyo ahugiyeho kandi uzi gushaka amafaranga. Vincent rero ni umuntu uba ushaka kugera aho yigeza, gusa ibyo ngibyo rimwe na rimwe ntabwo bimukundira kuko ibyifuzo bye ntabwo abigeraho. Gusa nanone ngo ntabwo acika intege mu byo akora. Dusoje dusuhuza abantu bose bitwa ba Vincent aho bari hose, turabakunda cyane. Niba iyi video hari icyo igufashije, dutera inkunga ukore subscribe, like, share na comment, ukore no kunzogera kugira ngo buri uko twasohoye ikiganiro gisha ujye utukibona mu ba mbere. Hagati aho, niba wifuza yuko ari izina twagusobanurira, twandikire muri comment ahantu hagenewe gushirwamo ibitekerezo, tuzagusobanurira iryo zina twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Turabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, mbararikira gukurikirana icy'ubutaha. Imana ibarinde.